abenshi bakeya bashakaga gutera ibibazo abo basigarayo bamwe muri bo wenda baracyariyo cyangwa bagiye ahandi. Bazaza kandi bazaza ku neza, tunabakire tubatuze nk'abanyarwanda bikorera ibyo bashaka gukora. Kumurya TV rero turabashuje cyane, ubasuhuza ni Nkamiye Feliciane nk'uko dusanzwe dukorana ku Murya TV. Uyu munsi byabaye ngombwa ko nyarukira hano i Kigali ku rusengero muri ADEPR rw'Iremera, aho twahuye na Vestina Nyirapascal. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugore cyangwa se uyu mubyeyi afite uburyo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza, bwo guhanura. Afite ubutumwa bwiza muri we yigisha cyangwa se abwiriza abantu. Rero nko ku Murya TV nk'uko twabasezeranyije ko tubashakira amakuru uburyo bugiye butandukanye, uyu munsi twabashakiye umuhanuzi nk'uyu nguyu. Rero no kuvuga ngo muraho neza Nyirapascal, Imana ishimwe cyane, murakoze cyane. Njyewe banyita Nkamiye abatuje cyangwa se Nkamiye Felicitation, nkaba ndi umunyamakuru wo ku Murya TV. Rero no kuvuga ngo twavuganaga nimugoroba nkubwira buryo ki turi buhure, ndetse Imana bigenza neza, twahuye koko ni byiza. Ariko noneho ndashaka ko kano kanya tuganira ibintu bikagenda neza. Noneho wavuze yuko hari ubutumwa wazaniye iri torero cyangwa se wazaniye abanyarwanda muri rusange. Nicyo cyatumye nanjye nzana kamera kugira ngo tuze kugeza ubutumwa ku banyarwanda twese dufatanyije, kuko nidufatanya twese biraza kugenda neza. Rero nifuzaga yuko mwabwiriza ubutumwa abanyarwanda, cyane ko muri iki gihe iyo urebye ubona ko abantu bafite inyota yo kumva ubutumwa bwiza cyane. Reka rero nk'uko pastor amaze kubaha ikaze, natwe ku Murya TV tubahaye ikaze, kandi ndumva natwe tubakiriye mu izina rya Yesu. Rero no kuvuga ngo natwe tubahaye karibu. Nyakubahwa umuvugabutumwa, mukozi w'Imana, ni karibu mutubwirize ubwo butumwa bwiza. Gusa mugire vuba kuko jyewe aho ntaha ni kure, kugira ngo nze kugira igihe nongera gutaha nkaba nagerera mu rugo igihe, namwe mukaza kugera mu rugo ku gihe, ubundi ibintu bikagenda neza. Mbibutsa kandi ko tunafite amatora buriya muri iyi minsi, kugira ngo nawe tujye duhora twiteguye neza, kugira ngo ariya matora turangaje imbere kuri 15 natwe twigendera gutya gusa. Urabibona gutya gusa ni gutya gusa. Murakoze nyakubahwa, ni karibu muduhe ubwo butumwa bwiza mwatuzaniye. Nakagaruka kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Maze iminsi ndi mwivugabutumwa, ariko Imana iri muri nge ntabwo isaraye. Amazina nitwa Vestine Nyirapasika. Vestine Nyirapasika ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4. Tuyi Musanze mu mujyi, sengera muri ADEPR, ariko icyo sico nirata. Igikuru nuko Yesu yanyemeye. Ku izina ry'umwana nitwa Mama Baraka. Baraka ni umwana wanjye wa kabiri. Mfite abahungu 3 n'umukobwa 1. Umukobwa niwe muto, ni nawe nabyaye. Abana n'inyamaswa, ndaza kubaha ubuhamya umwanya n'ubu gihari. Yesu ashimwe. Nejejwe nuko Imana yararitse abantu bangana guca. Nejejwe kandi nuko Imana atanze ihumure mu gihugu cyacu, tukabona amahoro, kugira ngo tubone uko duterana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana ishize ku mutima, Imana yampaye ngo mbazanire. Turarisanga mu gitabo cya Yosuwa
ibice 6 umurongo wa 26. Igitabo cya Yosuwa turasoma ibice 6 umurongo wa 26. Hari ijambo rivuze ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umwererezi we. Ni uko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arogera byamamara mu bihugu byose. Twihute dusome aha mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice 16 umurongo wa 34. Haranditse ngo ku ngoma ya Ahabu Hiyeri w'i Beteli yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana w'imfura witwaga Biramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umwererezi witwaga Segubu, kuko Uwiteka yari yaravuze abivuye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana impaye ijambo mbazaniye. Iri jambo rifite insanganyamatsiko igira iti Yeriko ntizongere. Oya ntizongere pe. Reka nongere nsubiremo. Ijambo Imana impaye kubaganiriza riragira riti Yeriko ntizongere. Urakoze cyane rwose. Ku Murya TV nicyo nakubazaga rwose. Izi ni inkuru z'Abisiraheli. Ndabibutsa ko Abisiraheli bambutse kabiri. Ubwa mbere bambutse inyanja itukura bayobowe n'umugabo witwa Mose. Cyane rwose shaho bivuze neza. Bambutse Yorodani bayobowe n'umugabo witwa Yosuwa. Yosuwa pe. Hanyuma aha ni igihe bari bayobowe na Yosuwa. Ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Amen. Siko mutanyumvise di. Subiramo. Nimbuze ngo ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Aho hantu. Uyu mukiranutsi nashaka bari mugufi cyangwa se ari muremure cyangwa atunze cyangwa se adatunze, kuba kiranuka birahagije. Imana igahagarara ku ijambo risohotse mu kanwa ke. Mwakomera Imana yacu amashyi. Cyane rwose. Imana ihagarara ku ijambo risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Iherutse guhagarara ku ijambo ryari risohotse mu kanwa k'umugabo witwa Eliya. Uyu Eliya igihe ngo Ahabu yari ayoboye Abisiraheli, yimuye Imana yimika ibigirwamana, afata abahanuzi b'Imana arabica, abandi barahunga. Hanyuma Abisiraheli ngo bayoboke ibigirwamana bibagirwa Imana. Ariko umugabo witwa Eliya agira ishaka. Imana ishimwe. Ahagurukana ishaka aragenda asanga Ahabu atanabajije Imana, anga ngo kuba nkiranuka gusa birahagije. Amen. Aragenda asanga Ahabu aramubwira ngo aha naho Imana yagukuye n'icyizere yakugiriye ikaguha kuyobora Abisiraheli, uhangara wimurima wimika ibigirwamana. Ahabu we ndababaye kandi ndategetse imvura ntizigera igwa. Wagize se ngo abivuze mu Gifaransa? Reka da, nta nubwo akoresheje Icyongereza. Kuba kiranuka gusa yavuze ngo ndategetse imvura ntizigera igwa. Aha batumva mbese ubu se nkawe uri igiki cyahagarika imvura? Yego. Eliya ati kubera kumbwiye nabi nikimenda kijyanye. Nuko cya kindi kiza ku byatsi mu gitondo. Ku Murya TV umva noneho rero Nyirapasika ibyo avuze.
cyane nanjye urasekeje pe. nari mvuze ngo imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Neza. N'imvura n'ikime byose arajyana. Mose rero ayoboye Abisiraheli, igihe cyose yayoboye Abisiraheli, Abisiraheli aho kubona Imana babonaga Mose. Noneho rero Imana, buriya iyi Imana yacu twicaye imbere ikunda icubahiro, yewe nubwo abantu bakiyambura ubwayo iriyaranje ikacishakira. Nuko bimeze yewe subiramo. Imana yacu ikunda icubahiro nubwo abantu bashaka kukiyambura iriyaranja. Imana ishimwe y'ubwayo ikacishakira kuko iragihorana ubundi Nyirapasika. Abisiraheli umva, Imana yabonye Abisiraheli aho kubona imirimo ibakorera, ahubwo ngo ikabona bari kubona Mose kuruta uko babona Imana. Umunsi umwe rero Imana izamukana na Mose ku musozi, igezeyo iramwiyicira, irangije inaramwishingurira, yewe ngo n'igituro iragihisha. Abantu kubera ko bari bamaze kumenyera ko bayobowe na Mose, ko batayobowe na Mose nta wundi wabayobora, ariko ngo Imana yari yarabwiye Mose ngo niyimike uwitwa Yosuwa amurambikeho ibiganza. Abisirayeli bamaze kumenya ko Mose apfuye, si ukurira ngo bararira, Bibiliya ivuga ngo bamaze iminsi 30 bari kureba bati ubu ko Mose apfuye koko tuzayoborwa nande? Na Yosuwa bimikishije amavuta atangira bati ninde uzatuyobora? Ariko ndashimira burya hirya y'umuntu hari undi cyane. Elementeze kela matenzi. Ibyo ukora hari undi waza agakora ibiruta ibyo ukora. Mu yandi magambo umwanya wawe ufate neza, kuko hirya y'umuntu hari undi. Bose ngo bari kurira, bose bari kurira. Imana ivugana na Yosuwa, yabwiye iti Yosuwa nawe uri guhangara ukarira, ni wowe ugiye kuyobora Abisiraheli. Yosuwa ati Mana, Abisiraheli ntabashobora gute? Imana amubwira ngo nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere. Iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Amen. Yosuwa ati kingo ni Mose se yajyanye, ubu nzabayobozi iki? Imana ibwira Yosuwa ngo aho muzakandagira hose nzahabaha. Mu yandi magambo Mose yakoreshaga imbaraga zo mu kuboko, Imana ihamagaye Yosuwa ikoresha ubundi buryo, iramubwira ngo wowe uzajya ukoresha izo mu kuguru. Turashimira Iyera ifite ubundi buhanga, ubundi buryo umuntu ikamenya nuko izamukoresha. Haleluya. Burya ntabwo ihamagara abanyembaraga, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Yosuwa rero Imana imaze kumugirira icyizere, yitegereza Abisirayeli avuga ati mvuganye n'Iyera cyane, ubu ninjye ugiye kubayobora. Abisirayeli bati si ubwo wadushobora? Ubundi si wowe wakora nk'ibyo Mose yakoraga? Yosuwa arababwira ngo kuba ingiriye icyizere izankoresha ibiruta byo mwebwe mutekereza, ahubwo kuba ikinyemera. Haleluya. Haranira kuba Imana ikikwemera. Nyirapasika, Imana rwose igitwemera twese. Gusa sigara ubwiriza jyewe kubera ko ntahakure, reka nzinge kamera ntahe, jyewe kubera ko ntahakure nzajya ngukurikirana kandi nzanagaruka. Ni ku Murya TV nka manifestation rwose nzagaruka jyewe, reka mbe nziza ibyuma hanyuma ntaye kukurabona ko bwije, kuko na kamera zanjye urabona ko zitangiye gukora zihumiriza mbese muri make. Tuzagaruka rwose twongere tubonane namwe muri impande yanjye. Bye bye. Icya gatatu